Nk'uko mwakomeje kugenda mubireba ku mashusho agiye atandukanye ndetse byakomeje kugenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga, aho uru ruganda rukora amaji bita Salam, aho bamaze kurufungira imiryango nyuma y'uko bakoze igenzura bagasanga product zabo zirimo uburozi, ibinyabitabire byica ubuzima bw'abantu ndetse cyane cyane yuko bagaragaje yuko uru ruganda nyuma yo guhabwa icyemezo cyo gukora imitobe myiza bagomba gushyira ku isoko, nyuma yaho bakaza kwikorera ibyabo bitandukanye n'ibyo bagiye gutangamo sample kugira ati babahereze iki cyangombwa. Ikiri kwibazwa rero byo ntago ari ibindi bindi, ahubwo ikiri kwibazwa ni ku nganda za hano mu Rwanda, kubera yuko abantu benshi bakomeje kugenda bagaragaza yuko izi nganda zo mu Rwanda bitewe n'uko bazihaye uburenganzira bwo gukora product hafi yabo ku giti cyabo ndetse badafite abakompetita baturutse hanze, ko bageraho bakirara bakaba bafata ibidafatwa bakavanga n'ibitavangika, ugasanga bari gukora ibintu bisa nk'aho bitaciye mu mucyo ndetse bikaza kurangira izi product zabo ari ukuvuga yuko rwose zitajya gukompeta hamwe n'izindi nganda mpuzamahanga. Ikiri kwibazwa, ese izi nganda ziri gukora ibintu bimeze gutya umunsi bazaba bazikuriyeho yuko zigomba kuba zajya ku isoko ari zonyine hano mu Rwanda, bakongera bakarekura ibicuruzwa mpuzamahanga mu rwego rusesuye nk'urwabo, bazabasha kuba bahangana ku isoko ry'umurimo? Icyo abantu bakomeje kugenda bavugaho ndetse byanaje no kugaragara mu magambo agiye atandukanye yagiye agaragazwa n'abantu bagiye baza mu Rwanda baje gusura u Rwanda. Murabizi yuko rwose twagiriwe umugisha ukomeye cyane wo gusurwa n'abanyamahanga muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko muri uku kugenda dusurwa ibintu byose bakabishima, ariko baza kugera ku byo kurya n'ibyo kunywa bakaza kunenga yuko rwose mu Rwanda ikibazo cyaho umuntu kubona ibyo kurya bizima byiza ndetse no kubona ibiryo biguhaza ari ikibazo gikomeye cyane, ndetse byaje no kugaragazwa na His Excellency perezida wacu, aho yagaragaje yuko rwose mu bashyitsi bakomeje kugenda bagenderera igihugu cy'u Rwanda ibintu byose babishimye, ariko icyo bakomeza kugenda bagarukaho kandi bagahuriraho ari ukuvuga yuko kubona ibyo kurya bya hano mu Rwanda ari bike ndetse ari na bibi, ari naho bari gukomoza yuko izi nganda zo mu Rwanda ndetse n'amahoteli bagomba gukorerwa igenzurwa ryimbitse, kuko ibyo bakomeje kugenda bakora biri gushyira mu kangaratete ubuzima bw'abantu, bitewe n'uko bari kwishimira inyungu zabo ku giti cyabo, ariko bakirengagiza yuko ibyo bari guhereza abantu ari ibibafasha kugira ubuzima bwiza, cyangwa se baba babikoze nabi ubuzima bwabo bukononekara. Ngayo nguko rero icyo nagusaba wowe utari wabasha gukora subscribe, kora subscribe ukande no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye twibanira no mu zindi nkuru zigiye zitandukanye ziba ziri kugenda zicaracara ku mbuga nkoranyambaga.